urumogi narunyweye ndanarucuruza sikubyumva sinaho narucura igihe kirekire kuko naruvuyemo ndabyibuka naruretse naretse gucuruza urumogi naracitse nakoraga muri gare naracitse muhehe muri gare nacitse muri gare mpacika imyaka 2 uri kubyumva nahabona nabanze ko ngiye kwica muri gare nkazenguruka za mo Kigali ryejuru mu ishyamba uri kumva nkamara ko ngiye nko muri marathon cyangwa se ngiye kuzenguruka mu Gatsata ariko icyo gihe nacitse muri gare bagiye kuza gute bagiye kumfata baranamfashe ariko yamana irinda ndabacika kandi nari ndufite pe nari ndufite rwose hano umufuka pe nari ndwikwishe nari mfite twabitaga buri kandi dufite amabu nari mfite amaburi arambwira ngo uyu muntu avuze ngo umukozi w'Imana umukozi w'Imana ngo ntago ari byo nese yajya umwitiki niba atari umukozi w'Imana neza ikintu yambwiye ariko sinibuka neza urampasiteri ikintu yambwiye ariko ndize twarakoranye ikiganiro sinibuka neza ijambo yakoze nkuko ndikwanga kubivuga kugira ngo nabivuga nabi ariko nibuka ko atambwiye ngo burya ngo ukorera Imana ntabwo umuntu yakwisa umukozi w'Imana uko ngo iyo umuntu ngo akorera Imana ngo ari umukozi ngo afite shebuja ngo rero ntago Imana ari shebuja Imana yaramuhamagaye ntago yigize umuhakazi nyine utari umukozi w'Imana none se Imana si databuja ni data ni Imana ni data ni ariko bujawe ntago yemera bujaye ntago yemera ntago yemera databuja wowe urabyemera ko umukozi w'Imana ndi umukozi w'Imana ndi umukozi w'Imana ndi umwana w'Imana turabasuje rero aho muherereye hose umukozi w'Imana wasuje abantu babakunzi ba Behind Show bari bagukumbuye ariko ahantu maze iminsi ayo mavuta umaze iminsi ushaka nanjye nari mbakumbuye rashize iminsi we sinumvera ko rashize iminsi mwa arashize iminsi ariko noneho ariko kugenda ugahera kweri uri kukarago nagara kugenda ngahera hari gihe umuntu abura n'umwanya ariko n'ubundi suvuga ngo turi mu kazi runaka ariko turi nyine mu murimo w'Imana turi gusenga kugira gute birumvikana mu ejo twavuganye cyagi sibwo turi kuvugana nambwe ati ndaye ku karago na kwa gatatu ebana nyine umuntu ari mu murimo reka rero ngumwanya usuhuza abakunzi bawe n'abakunzi ba Behind Show urakoze cyane mbanje kubasuhuza kandi nawe mbashe gusuhuza mbere ya byose urakoze cyane ko mikaze himbazwe namwe ndabasuhuje abadukurikira uko bukeye uko bwije nongeye nagarutse mu mbabare kwa naratinzeho nagahe gatoya nyine umuntu bari kwiginga Imana bari gusenga Imana kugira ngo Imana yongere twambike izindi imbaraga ntago biba byoroshye namwe murabizi ariko ntago nabataye sinanabibagiwe gusa ndabazirikana ndacyabazirikana ni wa wundi nundi nagarutse amazina ni yayandi Mazimeka Eugene murakoze ndabakunda amaze iminsi badukurikira bose no kuri ikiganiro byacu dukunda kugirana ngenda mbona muri commentaire rwose mutugati dukomerezaho umukozi Imana ukambika imbaraga n'ukuri ndabashimiye Imana igiye umugisha bukeye nuko bwije nagarutse rero nagarutse nizere ko kukarago utuzaniye amavuta wakuye ku karago hariya na Mose yabanaga n'Abisiraheli yamara kwa n'Abisiraheli akagira akazamuka umusozi kuzamuka umusozi nta kundi rero yarabibetaga icyo bita kwibeta yarayibetaga amara kwibeta Abisiraheli akazamuka no kuzamuka umusozi akagenda agahamagara Imana akabwira Imana ati data bimeze bite se ko bimeze bite Imana akambwira ati mwana wanjye rwose humura gutya no gutya umva kuzamuka umusozi yazamaze umunsi bitewe n'uburyo Abisiraheli icyo bita gusenga cyangwa se kuyobora abantu iyo ubuye abantu udasenga washiduka gufasha no mashati
ari igeze kugira Mose bamutesha umutwe bamwita baramuvuga ukundi kuntu bagira gute niki ariko Mose ko zamutse umusozi none mu cyavuga ko Mose yavaga ku musozi yamanuka n'ubwiza bw'Imana yamanuka kubona ubwiza bw'Imana Abisiraheli ntibatinyuka kumureba mu maso kuko yabaga agize gute yabaga arabagirana ariho ubwiza bw'Imana. Ndashaka ko uzantumira rimwe tukajya ku musozi tukazamukana rimwe rero ndashaka rimwe nzagutumira ariko nzazana kamera uzazana kamera nyisiga uzazana kamera ko tugiye kuzakumutsa nyine tuzayizamukana ariko ngiye ibintu nkora byose mba ndi kubifilima. Okay nta ikibazo ni kiza nuwafatira ubu nanjye nzagufilima nta kibazo rwose kandi nzaza mbibereke buraza umusozi ushobora gufatwa nanga zinera ubwoba uyase gufata ko nyine haba hari imbaraga ari icyo bita imbaraga nawe ushobora no kudafatwa ariko bari gusenga ukatubona binjiye mu oya reka nkubwire uzampamagare nzakubwira tujyane uzampamagare tugende haba iminsi 3 haba 4 nzaba ndi kumwe nawe se waharara buriya nta kibazo. Okay cyane bikwemereye nta kibazo bikwemereye rwose nubwo ari nakora ku gusenga se nanjye nazi nuguri tugwaye ikaze nazi ngewe tugende njyana aho ku karago urumva n'abantu bareba ukuntu biba bimeze n'abantu bari kura bimeze ari byiza cyane. Hano turagushima kandi turaguhimbaje twongeye gushima neza n'urukundo nyiri cyubahiro twongeye gushima kugenze ko n'umukomera kwawe twongeye gushima neza yawe data wa twese nyiri cyubahiro nyiri juru wewe waremye ijuru n'isi data wa twese wo mu ijuru waravuze ngo irambuye ikiganza uhaza ibyaremwe byose nyiri ngabo turagushimiye rero aya masankanga uteka Imana tugushimiye ko waturinze iyi minsi itambutse uteka Imana nyiri ngabo kandi tugushimiye ko warinze abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu data wa twese wo mu ijuru turagushimiye ari abari kuri YouTube ndetse no kuri TikTok abo bose mwami Imana turagushimiye kandi data wa twese wo mu ijuru ujye ubahaza uburame ubafungurira imiryango bacira inzira kandi witeka Imana nyiri ngabo ubakize abarwayi ubakize abafite ibibazo ubasubize data wa twese bafite intambara mu kazi mu ngo runaka ubarwanira intambara uko rujya ku rugamba karwana kandi ugakira intsinzi nyiri cyubahiro nahise uteka Imana turi kuvugana abarwayi witeka Imana ubakize data wa twese uko ari wo muganga w'abaganga niyo mudogetera abadogiteri urakuze turagushimiye rero tugiye kwinjira data wa twese muri kino kiganiro turaretse Imana n'umwana n'umwuka wera kugira ngo ibyuruka bibane natwe mu izina rya Yesu Kristo data wa twese wo mu ijuru duhagaritse imbaraga mbizo z'umwijima za kirogoya mu izina rya Yesu Kristo umwami Imana ahubwo tuhamagaye imbaraga z'Imana kugira ngo zibane natwe kandi data wa twese wo mu ijuru tangirana ko rusozanye natwe nuko nibwo turagushimira urakoze byamaje nizeye mu Yesu Kristo mu kumusarara rimwe gusa amen amen amen. Nongeye kubasuhuza Imana ibahe umugisha hari ijambo uyu munsi Imana yashyize ku mutima ngo tuganire ni ijambo tujye kuganiraho uyu munsi ni ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye riboneka muri Yohana ibice 11 umurongo cyangwa se 20 tugiye gusoma yonyine gusa kugira ngo twiganirire ni ijambo umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu azura Lazaro niwo mutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu azura Lazaro shatse kuvuga ngo Yesu azura ibyapfuye nanjye iyi saha nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu azura ibyawe ibyo wabonaga byari byarapfuye ibyo wabonaga byari byaranze gukunda ibyo wabonaga byari byaranze gushoboka bishobora kuba ari uburwayi bwaragiye bikaguheza ahantu bishobora kuba ari amadeni bishobora kuba ari ibintu runaka navuga ngo Yesu yongera agaruke mu buzima bwawe Yesu yongera agaruke mu rugo iwawe Yesu yongera agaruke mu kazi kawe Yesu yongere azura ibyawe ibyo wabonaga byari byaranze ibyo wabonaga byaranze gukunda Yesu yongera bizure uko Yesu yazuye Lazaro abantu batabitekerezaga uko Yesu yazuye Lazaro bashikiye bihebye uko Yesu yazuye Lazaro abari bakikije igituro cya Lazaro abari baramushyizeho igitare barangiza Yesu agategeka ngo bamukureho igitare nawe Yesu azira ibyawe namara kubizura abantu bazatangara ariko Yesu ntago azatangara Yesu azura ibyawe umuntu uri kunyumva waba uri mu kazi Yesu azura ibyawe wowe unyukumva urwaye Yesu akuzure wongere ube muzima waba uri kwa muganga Yesu akuzure wongere ube muzima waba urwaye uri mu rugo Yesu akuzure agukize indwara agutandukanye n'uburwayi mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo tubona hano rero mu gitabo cya Yohana
umurongo wa 40 uravuze ngo Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Turasanga akabazo aravuga ngo Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Nkwizera ijambo ngo kwizera, ijambo kwizera birarema, ijambo kwizera ruhindura ibintu, ijambo kwizera rirema ibyari bitariho bikongera bikabaho, ijambo kwizera rizura ibyapfuye bikongera bikagira gute, bikongera bikabaho. Ongera wizere, warutakaje kwizera bitewe n'ibibazo runaka, warutakaje kwizera bitewe n'uburwayi runaka, warutakaje kwizera bitewe naho wicaye n'intebe wicayeho. Hari igihe umuntu yicara ku ntebe runaka agatakaza ibyiringiro. Ndavuga intebe y'uburwayi, ndavuga intebe y'ubushomeri, ndavuga intebe y'amarira. Hari igihe wicara mu ntebe, iyo ntebe wicayemo ikagira gute, ugatakaza ibyiringiro ndetse no kwizera kukavamo. Kuvuga se ni Imana yavuganye nanjye, ese ni Imana twavuganye, humura ni Imana yavuganye nawe. Imana ishimwe cyane. Ngo Yesu ngo abwiraga ni Mariya. Mariya yabwiye Yesu aramubwira Mariya yabwiye Yesu akimara kuhagera, akimara kuhakandagira, ngo aramubwira ngo se Mariya aramubwira ngo ngiyo uza kubuhari ngo musaza wacu ntago barageze gute, ntago yarapfuye. Hari igihe Yesu asa nk'ugiraho gatoya, ariko si uko Yesu abagutaye. Ubwo burwayi uhura nabwo si uko Yesu yagutaye, izo ntambara ubona nazo si uko Yesu yagutaye, ayo madeni ufite si uko Yesu yagize gute, si uko Yesu yagutaye. Ariko hari igihe Yesu gatoya asa nk'utwibeto gato, ariko ntago abadutaye, kugira ngo arebe ko tugifite kwiringira cyangwa se gifite ibyigingiro yadushyize muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Ngo Yesu yari kumwe n'abigishwa mu bwato, ngo none ngarangije ngo arisinziriza, ngo amaze kwisinziriza ngo umuraba ngo utera mu nyanja. Ngo umaze gutera mu nyanja ngo abigishwa ngo baragashya, bari bazi kugashya, ngo biranga, ngo ariko umuraba urakomeza uragira gute, urakomeza urazamuka. Imana ishimwe cyane. Umuraba urimo ntago nkuzi, intambara urimo ntago nzizi, ariko Yesu nubwo yishingirijeho gatoya, Yesu arahariho. Nawe Yesu nawe yagiye. Nubwo bari kugufata uko bashaka, Yesu ari nawe yagiye. Bari kukuvuga, Yesu ari nawe yagiye. Aba yakuretseho gatoya kugira ngo namara kuza aza gukora igitangaza. Yesu aba yakuretseho gatoya. Imana ishimwe cyane. Ariko nubwo akuretse, igirimo ntago ari byo kukwica. Nuko Yesu yabwiye abigishwa be aravuga ngo Lazaro indwara arwaye ntago ari yo kumica, ahubwo ni ukugira ngo izina ry'Imana ryongere rishyirwe hehe, rishyirwe hejuru. Ubwo bushomeri urimo ni ukuri izina ry'Imana rishyirwe hejuru, ubwo burwayi urimo ni ukuri izina ry'Imana rishyirwe hejuru, ibyo bibazo urimo ni ukugira ngo izina ry'Imana ryongere rigire gute, ryongere rishyirwe hejuru. Imana ishimwe cyane. Ngo Yesu arababwira ngo sinakubwiye ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Ngo Yesu ngaragije ngareba hejuru, aravuga ngo Data ndabizi kunyumva, usanzwe unyumva, humura Imana irakumva, humura Imana irakuzi, humura nubwo bimeze bityo Imana irakuzi, ntabwo yagize gute, ntabwo yagutaye. Ngo Yesu ngareba hejuru, ngamaze kureba hejuru ndavuga ngo Data ndabizi usanzwe uzi kunyumva, ariko ngo mbikore kugira ngo ngaba abantu bangose. Imana nishimwe cyane. Hari igihe abantu batugota, hari igihe abakozi batugota, hari igihe abantu batugota, ngo mukutugota ntabwo batugota kuko Imana yadutaye. Abo bakugose bihore bakugote, abo bakuvuga bihore bakuvuge, ntabwo Imana yagutaye. Imana iri kumwe nayo. Imana ishimwe cyane. Ngo Yesu ngarangije namwe ngo nakubwiye ngo nuwizera uribone ubwiza bw'Imana. Ngo Yesu ngarangije ngararamba ngabwira Data ngo Data ndabizi usanzwe ukunze inyumva, ariko mbivuge kugira ngo abantu bangose baboneka ari wageze gute, ari wantumye. Imana ishimwe cyane. Arije ngaraba ngo Lazaro ngo gira gute, ahamagara Lazaro. Yesu ahamagara izina Lazaro. Yesu ahamagara izina ryawe, shyiramo izina ryawe, kuramo Lazaro, shyiramo izina ryawe, shyiramo Mariya, shyiramo Marita, shyiramo Karori, shyiramo runaka, shyiramo izina ryawe. Ngo Yesu ngarangije ngaba ngo Lazaro gira gute, haguruka, byuka. Yesu ngarangije ngo Lazaro ngategeka abamuhambiriye, abakuvuze no bajya kuguha impundu, abakucunaguje no bajya kukuvuga neza. Arije ngaraba ngo Lazaro we ngo nibaguhambure, ngo bamuhambura amaboko, bamuhambura amaguru. Imana yaje guhambure
ibyaguhambiriye Imana iraje guhambire. Ese ni ibiki? Ni ibya karane byaguhambiriye, iraje iguhambure mu izina rya Yesu Kristo. Izaguhambura abakuvuze muhagararanye, izakuzamura abagusebeje bagize gute. Aho Imana bakumanuriye niho Imana izakuzamurira, aho wahombeye niho Imana izaguhomborera, aho wambariye ubusa niho Imana izakwambikira, aho waburariye niho uzarira, aho wagenze n'amaguru niho uzaca ugenda mu modoka witwaye. Imana ishimwe cyane. Imana ni izuri ibyawe. Haleluya. Imana izuri ibyawe. Bwira mugenzi ngo Imana izuri ibyawe. Mubwira ngo Imana izuri ibyawe. Imana igiye guterata. Imana izuri ibyawe. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane rero. Tugiye gusengera muri iri jambo. Navuze ngo Imana izuri ibyawe. Ibyo wabonaga byari byaranze, Imana ibizure mu izina rya Yesu. Murakoze, ndabakunda rero kandi murabizi turi kumwe kandi tuzahorana. Imana ibaho umugisha. Shiramo izina ryawe. Imana izuri by'abakunzi bacu. Shiramo izina ryawe hagati. Nukuri. Hari kirimo ati Imana izuri ibyawe. Izina rya Lazaro shyiramo izina ryawe. Shiramo izina rya Lazaro. Uvuga ati nanjye Mana ndashaka kuzura ibyanjye. Wow. Uvuga ati mu izina uko wazuye ibya Lazaro vanamo Lazaro, shyiramo izina ryawe urarizi. Uvuga ati uko wazuye Lazaro abantu bari bamuhagaze hejuru baramushungereye baramukizo n'igitare. Uvuga ngo nanjye Mana uzura ibyanjye byongere bibeho. Kandi uko Imana irabikora. Ijambo kwizera kurarema, kwizera kurahindura, guhindura amateka. Ibyo nanjye ndabyemeje na kwishana. Urabyemera? Ijana kwizera. Ijana kwijana ndemeranwa nawe. Kwizera kurarema. Kwizera kurarema. Bizera ko abantu bakunda ijambo ry'Imana wateguriye, bizera ko banezerewe. Iba nta cyatuma batanezerewe. Iyo uri kwigisha mbona wagiye noneho hari ukibagirwa yuko imibare iminota iri kubara. Hari ikintu bita kujyamo ikintu umuhamagara ari uwawe. Iyo umuhamagara ari uwawe burya kumuhagarika niko tuba turi ku minota ariko ntabwo byakunda kuko mba ndimo nkorera mu bintu biba bindimo. None se buriya umuntu abyirwa ate ko umuntu ari abapasiteri twita abafariso ba fake nabo bavuga ko bahamagawe, n'aba original nabo bavuga ko bahamagawe. Ubwirwa n'iki ko Imana umuntu yamuhamagaye cyangwa itabahamagaye? Ari aho wabirebera na pasiteri wa fake babaho ba fariso babicyana na pasiteri wa fake kubaho nta n'abaprofeti. Abaprofeti ujye wemera? Abaprofeti umuntu wese uvuga ijambo ry'Imana. Ndavuga abaprofeti abarenze pastor. Abanyira abaprofeti ni ndabona abaprofeti bakora prophecy. Ndabemera. Ndabemera ariko ari nko wemera uzi. Hari igihe kigera cy'abantu bitewe n'uburyo Imana yamuzamuye agatangira kwitwara uko atari, agatangira ugasanga amwatangiye kugira bodyguard, abandi batangiye kugira ni byiza so ni byiza. Yesu nagendanaga n'abigisha ko bari abigishwa be, ariko nubwo bari abigishwa be yuko haro bageze ku rugamba. Bamaze kugera ku rugamba ngo Petero abonye bikomeye aratambwira ati mwami tihumura turahari. Kubyumva noneho arangije ahita abonye Yesu baje kumufata, bari kumuna kumusoza abone Yesu baje kumufata, ngo Petero ahita akura inkota mu rwubati. Yego. Amaze gukura inkota mu rwubati cyaje ngo Petero yari iki? Yari bodyguard wa Yesu. Ahita akura inkota mu rwubati, arangije kubita ahita umuntu aca umuntu gutwe. Arimo ati Petero iyi ntambara turimo ntago ari amasasu turi mu ntambara y'umwuka. Arangije ngo Yesu ahita afata kwa gutwe ahita akomekaho. Petero ngahita agira umujinya. No Petero atangiye kwivuga. Petero ndamwemera cyane. Ahita avuga ngo ahita abwira abagenzi umuntu genda mu Rwanda urabona ba mugose bagize gute n'iki. None ahita afata oya iyi ntambara turimo ni y'umwuka. Yego. Ubushatse vuga ngo rero nyine ugasanga ariko sinakubwira ikaragenda yerere. Ahari nkeka ko abashaka aba bodyguard kugira ngo nyine bamurinde ko hari umuntu ushobora kumugirira nabi. So ni byiza ubwirinzi nyine the base busanzwe, ariko nta bwirinzi bwa mbere na mbere nk'Imana. Ababizi ariko nyine ashobora gushaka bodyguard kugira ngo yirinde ko hari abantu bamwica, kuko bashobora kumwica. Kandi we umve ko Yesu yari afite, ndabizi ko Yesu yari afite se wo mu ijuru yishyingikirije, ariko ntago nanone uyu muprofeti ashobora kumva ko nawe ari mu kigero kingana n'icya Yesu. Niyo mpamvu bagomba gushaka ubwirinzi. None se kankubaza urugero, uremera ko Imana itagutanze
ntacyo bagutwara. No se bareke Imana yaragutanze. Hano ku isi nkeka ko hari igihe bashobora kuguhitana. Ariko Satani nawe ashinyitse amenyo hano ku isi. Ashinyitse amenyo ariko mu nta kintu cyo kitari mu mugambi w'Imana. Nta kibaho. Nese reka mubwire ko umuntu yubaka igipangu agashaka imbwa, agashaka umusekirite no kuyipanga agashyiraho umuriro. Ubwo ni ibintu bingahe birenze umuntu. No si nicyo gusa yarayiza agashaka n'undi muzamu usanzwe w'inkoni kandi nta kugipanga ari none se umuntu karenga akagira gute akitaba Imana kandi ntabwo no muri cya gipangu asanga. Ariko ntabwo yapfuye mu buryo bwatewe n'icyo yashakiye sekirite. Ushaka ngo rero aba yapfuye ashobora gupfa azize indwara ariko ntabwo ashobora gupfa azize umuntu wamuteye. Bishatse ngo bya bindi bikurinze n'ubundi ni ibyo gusa. Ndabizi ko Imana irinda ariyo ya mbere irinda ariko nyine hano ku isi tubayeho ntabwo tubaye mu ijuru. So n'ubwirinze nabyemera. Ubutumwa sometimes niyo mpamvu ugura ipantaro ifite imifuka. Ntabwo wafata telefone ngo uyifate uyishyire inyuma mu mufuka cyangwa ikofi yawe naho ushyire ikofi mu mufuka ugafunga. Ntabwo ushobora kuyifata ngo ugende uyirambitse muri bisi cyangwa ku ruhande aho muri bisi kubera ko Imana iyikurinde nitabishaka batayiba. Ugomba kuproteja kubera ko abantu muba muri kubana nabo baba bafite imico itandukanye. Sibyo buri ku isi. Niyo mpamvu njya mbwira abantu bagomba gusobanukirwa ikintu. Ntabwo uri mu rusengero uko ugomba kugenda ngo usige ishakoshi ifunguye. Nkuko wavuze mu rusengero hazamo abantu bose b'ingeri zose. Hazamo ingeri zose. Uzayisiga ifunguye harimo amafaranga bayatwara cyangwa telefone bayatwara kandi uri mu rusengero. Ntabwo umuntu azakoramo ngo Imana imugumishe mu kuboko. Oya. So wewe mpamvu nyine Imana yaraduhaye ubwenge. Rero uriya nawe wenda ashobora kuba harabikora ari ubwiyemezi. Cyo nkeka arabikora ari ubwiyemezi ariko kubera ko tutazi impamvu aba yabikoze wenda ntabwo twamujajinga. None we nkubaze uramusubiza kuri icyo kigero cyo kuba umuprofete cyangwa se ukaba pasiteri ukomeye cyane cyangwa umushumba. Ese wowe ntago washaka ubwo bwirinzi? Wowe wumva utashaka ubwirinzi? Muri jewe? Ari wowe. Ubwirinzi bwawe. Hajya bashyira abantu. Ntago ushaka. Aya. Nada. Ese wigize gukomoza ku kintu uravuga ngo kwizera kurarema nk'ubu ngubu nkubaza akabazo k'amatsiko. Fin de fin nk'ubu uramutse umenye yuko ijuru ntaririho. Nyuma no kubaza ikibazo ukamenya nk'ijuru ko ritabaho. Donc ukamenya ko wenda ibintu wizeye byose byaramabeshya ijuru ritabaho. Ubuzima burangira hano ku isi. Niki kintu wakwicuza? Menye ko cyangwa iki cyakubabaza? Menye ko ijuru ritabaho. Nyine fende bwa nyuma nta kindi kintu. Tuvuga nk'ubu nyine ubuzima bwawe bukarangira nyuma ukabona ko nta juru ribaho. N'umuzuko nta wabagaho. Reka nkubwire rero impamvu nteyihe. Nta kintu nakwicuza. Impamvu nta kintu nakwicuza. Ahubwo nashima. Ashima. Ati impamvu nashima neyihe. Ushobora kwizera ko nta juru ririho niyo tuve kwenda ko ndabimenye ko ntaryo. Ariko ikintu nashima nuko cya kintu nizeye ko kibaho cyatumye ngira uburenzi kuri jewe. Gituma ngendera mu nzira runaka, gituma wenda nta tanu cyase ngo nshaye wenda urugero wenda n'urugero. Nk'ubu iyo nza mu buzima ntaraba umurokore mu buzima narindimo. Ndumva nageze kubikubwira. Yego arambwiye. Narabikubwiye ukuntu narifanga umusatsi nari mfite n'amaherena n'iki. Nga ibaza ubwo buzima. Ibyo bintu ntago ari bibi. Hari umuntu byahemukiraga. N'uryo ndi kuguha. Ni ukuvuga ngo icyo gihe narindimo ubuzima ndandimo icyo gihe. Atari amaherena n'umusatsi hari ibindi bintu wakoraga se? Nose washyira amaherena n'imisatsi byo n'imyitwano n'uburyo ugenda mu muhanda. Ubutaka kantu. N'umugeni naranywaga. Ese niyo nkubeshye? Ntabwo nakubeshye. Iki cyakuri kinangwe ni isigara. Oya isigara mu mateka yanjye isigara yamyinukira. Ariko iri umugeni nararunyweye. Iri umugeni nararucuruje. Bishaka ngo rero iyo ibaza nk'icyo gihe iyomba ubuzima imyaka hafi 40 iyomba nkini muri ubwo buzima. Sinjye kubeshya yena bashobora kuba ndunamye cyangwa ne navuyemo ijisho bashobora kuba baramfuze barankatiye cyuri kubyumva ariko kuko nizeye ko ijuru ribaho none niza gusonye kumye ko ntaririho ndashima ko icyo nize niko kitariho ariko cyarandinze sibyo cyarandinze kuko impamvu nta yenda sinzi Imana ibi nige nawe wenda twe tureba ibigize ariko Imana ibara bishyize mu mugambi wayo
ushobora kuba ufite umudamu ufite abana afite, ushobora kuba ubwo buzima nari ndimo, ushobora kuba nta n'igitekerezo nanagira. Hari abantu b'abapasiteri bakunda kuba abantu barakizwa cyangwa se bakaba abapasiteri bagatangira kuvuga inkuru, bakavuga ukuntu ngo basambanaga, ngo banywaga amatabi, kandi wasanga n'urumogi atazi uko rusa. Ni iki kintu wowe dushobora kutubwira byibuze muri icyo gihe wabagamo gikomeye cyane, cyangwa se ubona ko cyakurangiriza ubuzima usibye urumogi waba warakoze ujya wicuza yuko ukicuza? Shamuhasha ntacyo, kuko ntawe nigeze niba, ntabwo niba yete ngo bari kundasa wenda ni itabi gusa, no kwambara itabi nararunyweye, urumva urumogi nararunyweye, ndanarucuruza, sikubyumva, sinawe narucura igihe kirekire kuko naruvuyemo, ndabyibuka naruretse naretse gucuruza urumogi, naracitse nakono nakoraga muri gare, mbe naracitse muhehe muri gare. Ndabivuga kuko uyiza tuvugana yene n'abampigaga icyo gihe wasanga batarakiriho, kubyumva kuko ni kera urumva, nacitse muri gare mpacika imyaka 2, uri kubyumva, nabanze ko ngiye kwica muri gare, nkazenguruka za mo Kigali hejuru mu ishyamba, uri kumva, nkamara kandi nko muri marathon cyangwa se ngiye kuzenguruka mu Gatsata, ariko icyo gihe nacitse muri gare, bagiye kwiza gute, bagiye kumfata, namfashe, ariko y'Imana irinda ndabacika. kandi nari ndufite pe, nari ndufite rwose hano umufuka pe, nari ndwikwishe, nari mfite twabitaga buri, kandi dufite amabu, nari mfite amaburi, ari kubyumva, ariko Imana igira gute, iyo kabyara niyo iki kintu ingitekereje, niyo mpamvu ubu si kuva nakizwa n'amangu ndakandagiye mu nzu y'Imana, ndabatijwe mazimaka ku izina ry'Imana. Hari ukuntu umuntu akiza agasubira inyuma, ejo akongera akabyuka bakajya kubyutsa. Bajya bavuga ngo iyo umuntu anywa urumogi ngo niyo ari kugenda mu nzira ngo bayumva ngo ingoma ngo nyinshi cyane ngo mu matwi, kuko se bumva indirimbo nyine. Si n'ingoma, n'imirishyo biyumva. Ngo ngenda yiduna ngo bari kuva kwinda ngo amarege ngo ya dance. Si n'ingoma, uzabona n'umuntu abagenda afite ingendo ari kugenda, kandi nta kutera afite mu matwi, uri kubyumva, nta kutera afite, ariko arumva arumva kariwo yabona umuntu wese agahita agahita abona rwose izo swingi zinazibaye. Nambaraga igishati kugira ngo gihishe ibiboro ufite mu mufuka. Nta nkiri umusitari, nambaraga igishati, ariko twambaraga igishati nyine none ukagifasha tukagifungura, ukagira ngo ni cyakora nk'imike ajya nk'ikanzu yo kurana yazaza n'ababyeyi bararana, igishati ugasanga mu mugongo ni ibitente, umuntu mugamba ibitente namurena nahise avuga ngo iryo juru ryaba ritariho, nashima ko nahuye n'uburinzi, ntabwo nakwicuza. Hari akaririmbo ujya wumva twisi tumwe bita twisi. Reka nkubwire, nk'ubu tuvuga n'urugero, ntabwo nyine twebwe tubita, hari ukuntu umuntu aba afite impano yo guhanga, urumva, ariko mu guhanga ntakamenye ko burya uzazitega amatwi, kugira nkunda kumva indirimbo za kera, izindi za kera zaba nkuru nziza, bankuru za France ziri ko nagiye Bugande zaki, zaba byumva uhore, zaba Masabo Nyange, zirano zaba Kayire, muri zo nkunda kumva zira ndirimbo uzazumve zirimo ubutumwa, kandi ubwo butumwa buri muri iki gihe nk'iki turimo. Tuvuga n'urugero nk'indirimbo ngo nkiriya ya Masabo iri kuna ngo kwa muganga barasanasana iminsi ikicuma, si byose ko mu bitaro barasanasana iminsi ikicuma. None handi ivuga ngo yirava ngo kavukire fata utwawe gawimuke, abimukira bagize gutega mukira baje. Uwitsa tuvuga n'ugeze mu mujyi wa Kigali, kavukire zikirimo cyumba yabirimbaga icyo gihe n'umujyi wose bagira gute, urutanaganya no kugira gute, ariko tuvugana izungu urazumva, izisanzwe izungu ntabwo navanga sinzumva, ndazumva nyine, so hari ntabwo namera nk'wa muntu ngo ngo nta ushatse kuvuga idini yasengeragamo. Iyo radio nibwo yari kiza mu Rwanda, niyo ntongaje gasanga abana be ngo bari gucuranga indi radio ngatari iyo radio yabo, ngahita avuga ati gasopo guhera uyu munsi sinsongera iradiyo nshaka kumva ahangaha mugomba kumva iradiyo imwe yonyine.
kuko ntiwakeka hari radiyo mariya yaje, hari radiyo y'abasilamu yaraje, hari iy'abadive yaraje, hari intuza itantike, hari umucyo. wumva indirimbo z'isi ntabwo bazaguca ntari bubikate ibi bintu. Reka nkubwire, ntabwo bane se bazanca ubundi, bazaguca mu rusengero, mu idini. Bazanca he? Kandi bashyira mu ntuze mu ntuze. Oya ntabwo bazaguca. Njya numva abantu bavuga ngo iyo uri umuntu usengera mu rusengero ngo ukavuga ibintu ngo bahita baguca. Njya numva babivuga hano babimbwira hano, kandi urumva uvuze ko wumva indirimbo z'isi kandi n'iz'isi. Indirimbo z'isi ni ibyaha. Ni ibyaha. Abisi ni bande? Ndabizi se ko ari kumubano. Nose turi he? Nose izi ntabwo ari se turimo turagenda mu ijuru. Nese ijuru turacyari mu isi, twese turabizi. Ikidutandukanya nta muntu n'umwe utari uw'isi, kuko twese turi muri iyi si. Petero yavuze ngo nkiri muri iyi si ndacyafashe igihe muki, igihe mu ntambara. Ushobora guseka uwo ngo n'uw'isi, ejo ukazasanga uri kuruta wa wundi aho yagize gute, aho yarari. Niyo mpamvu ujye mu buzima ugasinya ncira abantu urubanza ngo duhure, ngo urabona hari ibintu abarokore bateye, ngo asanga urimo nguriya bari kujya nawe ngo ni indaya, ngo ni iki, uri kuyumva. Ubwo buzima urimo biravuga ngo uwirata cyambaye umwambaro w'urugamba ntiyirate nk'umuntu umaze kwiyambura umwambaro w'urugamba atabarutse. Bijama ngo rero wise ko umuntu ngo n'uwisi, uwisi ninde kandi nawe ukiri mwisi. Njyewe nigize kwibengukira umwana w'umurakore, ndamubenguka gutya nyine ndamwaproachinga, dutangira kuvugana, arambwira ati reka mubwire inshuti yanjye nta kintu napanga nawe ukigendera mu by'isi. Umva icyo tushatse kuvuga. Niko yambwiye, ahise nkubita indobo ya danje. Si iby'isi. Ariko se buri Imana izamubabarira umuntu wankubise indobo pasi ari umurokore. Ahubwo se reka cyanzi ko abantu bakora mugira impuhwe. Basi yarakuganirije avuga ati basi akuvana mu by'isi. Avuga ati muvandimwe rero urabizi yenda gutya urankuna atari kugenda asenga n'umunyamasengesho. Ahubwo nushaka ko tugira ngo wazansura he ku rusengero. Iryo jambo yarandebye abona ko ndi uw'isi. Yakomye kugira ati rero kuko uri uw'isi wene iyo yarahindutse, urumva yakomye kubwira ati ahubwo numvaga wazansura ku rusengero aho nsengera, nakwereka ibyiza byo kuba hafi y'Imana, ukamenya aho ugomba kugira gute no ukagira adresse yo kugira gute. Ni iki? Nuko tumenya yuko niba turi abacuruzi, niba turi abantu runaka, tukamenya ngo uyu munsi twacumuye. Yego, sibyo? Wamara kumenya ngo wacumuye, wamara gutaha ukavuga ati Imana kana mubwiye nabi, nuko mbaba ntabwo yari giyewe. Hari ibintu iki gitandukanye ngo nabise, kuko isi twese tuyishakishirizamo twese. Ariko ikidutandukanya ni uguca bugufi. Hari ibintu nyine dukira aho ngaho abantu bakunda kuvuga ngo ibintu by'isi, n'abarokore cyane bakunda kuvuga ngo ni iby'isi, indirimbo ni iz'isi, nk'ibintu bijyanye n'urukundo. Hari akenshi nk'iyo ukunze umuntu, hari utuntu tugenda tugufasha nyine, utuziki, amaterime runaka, ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora kugufasha kugira ngo umwereke uburyo umukunda n'iki. Nk'abarokore mwebwe iyo mugiye kurambagiza mukoresha iki? Mukoresha indirimbo za gospel gusa nyine urukundo rw'Imana nirwo muteretesha, kuko abenshi baba babyita ngo ni iby'isi. Ariko reka nkubwire, so wenda mwebwe murambagirisha iki? Mukoresha iki muri kurambagiza? Hari umuntu uvuga ngo wenda bakamekamira n'umutima we, ariko yenda wateretesha mu ndirimbo za Salomo no harimo imitoma, hajya harimo imitoma, ariko bitashatse kuvuga ngo n'umukobwa none se ushaka kumugurura ururabo ukagurura ukarumushyira, sibyo? Kamugurura ururabo none se kumwita sheri, none se kumwita shusho, kamwita sheri biri gute? None se sheri umvizemo Yesu. Buriya biba byemeye yuko umukobwa mushobora gukundana ari umurokore mutarashakana mukaba mwasomana? Mwagira gute? Mwasomana? Oya nanone. Ntabwo byemewe? Oya nagareka. Paka mushakanye? Rwose ntabwo ari umugore wawe. Icyo uba uri gutereta. Umuntu aba umugore wawe iyo mwamaze kujya mu murenge. Ariko mu Gifaransa baravuga ngo bizu, cyangwa se ko wasoma umuntu na Yesu wabonye ko yasomaga abantu biretse yarabasomaga. Nuvuga ngo gusomana biretse gusomana ni ikimenyetso cy'urukundo. Sibyo? Gusomana ni ikimenyetso cy'urukundo. Buriya ni mpamvu iriya nda yasomye ku birenge Yesu ni ikimenyetso cy'uko yari mukunze. Donc gusomana na ntuze ajya kumugambanira Yuda. Yavuze ngo nimusoma uwo nsoma muzamenye ko ari we. Ariko we Yuda yaragiye kumusoma agira ngo amwereke ko amukunda.
so ni kubera iki mwebwe mwumva yuko umukobwa umusomye mutarashakana aba akiba ari icyaha ukoze kandi Yesu we baramusomye kandi ari n'umugabo wamusomye ahubwo? Iyo tuvuze gusomana abantu bayifata ukundi kuntu runaka. Iyo tuvuze gusomana, nge ndavuga gusomana nyako k'urukundo. Harimo n'abahoberana gutyo badaherukanye akaguha kakabizi uko ageze gute, ati yo ati uri kubyumva, birumva bitewe n'urukumbuzi muherukanye. Hariho n'abaturi guhoreza amaboko gutya nk'abamama bagahora gutya mugahora kakagwa ku itama, uri kubyumva. Ariko iyo bavuze gusomana hano gusomana ko gusuhuzanya, ariko no gusomana ugasoma umuntu yagwatereka sinakubwira yirerere yagahoya oya. Ariko umusuhuje ukamusoma ariko nane kubikubaza batagugere mu wamusuza amagahobirana gutya urumva bisanzwe nyine. Reka nane kubikubaza batagugera mu bubare. Guys, ubwo zibara reka rero reka dusoreze ikiganiro cy'uyu munsi aha ngaha. Nagira ngo wongere wibutse abakunzi bawe aho bashobora kugusanga, ndetse ubaye bibutse na nimero yawe ku bantu bakeneye gusengana nawe, abakeneye ko mushobora gufatanya wenda kuba waza mu nsengero zabo kugira ngo mufatanye gusenga no kuvuga ubutumwa bwiza, ndetse unagira ijambo babwira dusoza iki kiganiro. Urakoze cyane. Icyo gusa abakuzi banyu nababwira mbere na mbere ni ukubashimira urukundo bakomeje kutwereka. Ni ukuri turabibona, murabigaragaza, kandi ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha. Nk'ibisanzwe rero n'ubundi nomero mbarizwaho ni ya yindi 86 89 70 13 86 89 70 13. Tuba dukora umurimo w'Imana tetereje, niho dukora umurimo w'Imana. Mu tetereje hariho bita kwa Papa Manu, abenshi barahazi. Undi muntu tukora umurimo w'Imana mu buririmbyi, mu ivugabutumwa, ako Imana dushoboje aho hose, icyo biteka dushoboje tubasha kugikora. Ukeneye rero ko nivuga ubutumwa turarikora, ntabwo twari muri Imana gusa mu rusengero, tujya kuvuga n'ubutumwa. Ushatse waduhamagara, ushaka tuza tugafata ijambo ry'Imana tukaza kubwiriza abantu b'Imana mu rusengero iwawe, waduhamagara ntacyo tukaza tukagira gute tugafatanya umurimo w'Imana. Na kenshi no kuwa gatatu nabwo tuba turi mu masengesho dusengera bita Beteli, naho tuba turi umurimo w'Imana, naho waza ukadusanga no tuba turi ku murimo w'Imana. Muri Imana n'umugari. Urakoze cyane rero abakunzi bacu, mwe turabakunda murabizi, abari badukurikira mwese tubifurije ishya n'ihirwe, kandi ibyo murimo muhaye muronke. Murakoze cyane. Kandi niba kibagirwe gukora subscribe. Nimukibagirwe gukora subscribe kugira ngo nitya dukora ibiganiro babashe kubona ubutumwa bugufi. Mujye mukora subscribe, ndetse n'ikiganiro n'uba mu bagikunze ari ngombwa ko ugisharinga bagenzi bawe, ugiyifata ugisharinga bagenzi bawe. Ni ukuri biradufasha. Nawe ukoze ivugabutumwa, uvuze ivugabutumwa rwose ritambukije nk'uto twafashe umwanya tukuzi kugera aha ngaha, nawe ujye ufata umwanya nawe wohereze bagenzi bawe. Nukuri kandi nzabikunze bidufashe kuri TikTok, mujyeho kuri TikTok ni Mazimaka Eugene. Bakore follow uko mu minsi iri imbere muzaya mujyana ku Karago. Mu minsi mike rwose muzamujyana ku Karago, nawe ajyeho live rwose. Noneho tugiyeho live, noneho ubona ko tuba turi kubwiriza iba ari iminota, ariko noneho tuzatubwiriza birambuye, noneho tuba twika abazimu bashye abandi bakongoke. Turabashimiye rero. Big up yourself, you love you so much as you do. So say the boy DT, ndi kumwe na Mazimaka Eugene, umukozi w'Imana muvuga butumwa. Imana igumugisha. Murakoze cyane.